indirimbo mu Rwanda barimbye uvuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite ubushyuhe aba bana n'abana nabo ngo basigaye bagira ubushyuhe abana bafite ubushyuhe nereza sha yo ahiye sha ariko abantu giye bavugiye ngo Patrick ngo ngiye ngo nago ndi umustar murabona genda hitinga mu Rwanda nkayitinga Burundi nkayitinga ahantu hose mwe murotsifu abantu babotsifu barimo baraza bavuga ibintu by'ibyaho vyo mutari abantu urumva hari gihaca yijya cyane nuze kera ubwo ntibyabagaho kera byabagaho kera bayirira mu nzu izuba bayirira hanze dore ejo muri ngezo gucana ubuntu twana turimo kurira agahungu n'agakobwa nabiyo ni murekura rimwe ukavura muhita tumugende muka barikurana barirukana bagenda bavura ndabakubita ndabako none ubwana butoya akana gafite nk'imyaka 12. Yes, hello guys, I hope everybody is doing great. My name is Speedo, as well as you see me on your screen. Emeze neza ndatoshe ndatotaye ndashimiye Imana na leta n'abantu ba Kenya cyane. Ni THM Ministry TV nk'ibisanzwe mwamaze kumenyera ku screen zanyu ko mba nabazaniye abantu bagiye batandukanye. Umunsi nabazaniye mvuga umusore n'inkumi cyane mvuga umugabo n'umugore reka namwe baraza kubibwirira ko ibintu babigenda bimera neza cyane niba kire Emmanuel Speedo umunsi nabazaniye karabokimana hamwe na karaza kubibwira nizera ko mumeze neza cyane kandi uwo munsi nagasha mugani w'abanyarwanda nakantu gashasha nakantu vote je ntimuguza kuguma mumbona ndabareka abo babiri ni karabokimana uno munsi namugize umuhosta nawe nyene aze kuza azarabaza ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo mugende murabona nawe nyene afite impano zigiye zitandukanye n'umukomedian n'umujournaliste n'umuririmbyi n'ivyose n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye rero umwanya ngenda mubahe neza mwiganirire ginza kugaruka after all aganire n'umutumire baganira mu bazi bigiye bitandukanye byashaka byose je nza kuza ndabasezera ariko mbanenda bibusaba mu kugira like subscribe share na comment kugira ngo tubane tubona ko turi kumwe turabona ko mubana yamudutera intege mubana mugira ama comment ama TV agiye atandukanye abantu bagiye batandukanye nabona turabona ko mugenda mudu supportinga mubandanye mubikora turabakunda guys ariko reka ndabahe abatumire buno munsi ariko karabokimana yamaze kuba ntakira umushitsi ntakira umutumire umunsi rero namuhaye responsibility zose kugira ngo aze abifata ibintu byose mu minwe bana nawe rero mukurikire genda za kugaruka after. Yes Emma, thank you ko mu mwanya rwose ndagushimiye. Ni byiza abantu bamaje kutumenyera ko dukunda kwa turi kumwe bamaje kumenyera ibiganiro dukorana kusigaye intumira noneho uragize uti yobora ikiganiro ni byiza cyane urakoze ko mu mwanya kongirira ikizere. First of all reka mbanze nsuhuze abantu bose bakurikiye THM Hope Ministry TV. Nitwa Patrick Mazimaka cyangwa unyite Mr Nyange, Mr Confidence, Mr Romantique, Papa w'abastar, Kibamba, Karahabutaka n'ayandi mazina agiye atandukanye. So uyu munsi rero ndagira ngo mbanze nihanganishe mfate mu mugongo umuryango mugari wa Pastor THM. Narababaye iki kiganiro mubona tugikoze umunsi ukurikira wo Pastor THM yitabiyeho Imana. Abatabizi rero no umupasiteri wo mu Rwanda yitwa Pastor THM yakoze impanuka mbi cyane aho yarari Bugande ngira ngo yarari maragaruka mu Rwanda ahura n'iyindi modoka ya bus ibaca hejuru nyine yaravuye kuzana abamama bari bavuye muri Amerika bicaranye mu modokari baza imodoka iraburira Pastor THM yitaba Imana. Ariko mu kwitaba Imana Pastor THM umuntu wanyohereje amakuru kuri telefone n'umuturanyi we atuye hagana hirya yo kwa Pastor THM. Nge nabonye abinyoreza kuri stati anyoreza ifoto ya Pastor THM handitseho ngo rest in peace. Ndikanga navuga se Pastor THM koko yapfuye ni fake news bimeze bite ndongera ndamubaza nibyo cyangwa sibyo ati yapfuye. Nibwo rero naje gutangira gucukumbura inkuru mu bitangazamakuru mbona nibyo ariko noneho ntari nabaze icyamwishe ubwo nari nzi ko kwera yari afite ukuguru n'ubundi kurwaye ko harimo moto yigeze kumukandagira mu mwaka ushize mu myaka nk'ibiri ngire ngo ishize ibiri umwe n'igice gutyo. Noneho Pastor THM ngira ngo wenda nuko kuguru wenda gushobora kuba kwarajemo kanseri. Nyuma rero nza kumenya ko yakoze impanuka. Rero
Imana imuha iruhuko ridashira murumva kubyakira nanjye ntibyoroshye abantu mubizi mwakunze gukurikira ibiganiro twagiye dukorana yari nk'umuvandimwe wanjye ni umuntu twaruhanye twagendanye ahantu henshi hatandukanye mu Rwanda Pastor THM twagendanye nta n'imodoka aragura mumenya bwa mbere yari umuntu nyine urimo gustrugglinga mu buzima butameze neza ahantu henshi twagendana n'amaguru tugenda tuganira ndibuka uyu muhanda uva kuri tapi abari mu Rwanda bo barabyumva hano kuri tapi ruje umanuka Nyabugogo hari igipangu kiri munsi yo muhanda mukoko kumoso portail y'umutuku harimo n'umurenge ngire ngo hari ahantu hagiye hatobagurika twarahageze arambwira ngo karabo icyo gihe nitwaga Patrick ntarita karabo ngo hanga ngo na masasu ngo bahakubise ngo nyine abivuga ariko asa nyine ubona ko urumva afite ibikomere by'imiryango ye bishe muri genocide ariko ubona nyine ko ashaka kugaragaza akanyamuneza nabimbwiye nanjye ntekereza ndaseka nabwo yase pastor icyo gihe yari kiri umubwiriza gutubona bwa THM ibi wowe uzajya ubona ahantu hose hatohotse ngo na masasu nyine ko twateraga urwenya nyine arabizi nari nka murumuna we so narababaye ejo nararize ndihanagura ndatuza nyine ndavuga nti nubwo kwakira ibintu nka biriya biba bitoroshye ariko nyine umuntu arabyakira so ndumva ibyo reka tuse nkaho dukomere kuko uyu munsi hano muri studio dufite ibintu byiza cyane ariko ntabwo nari gutangira nabashe kwihanganisha umuryango mugari reka mbanze rero nsuhuza abantu bose bakunda gukurikira akarabokimana Patrick ku mbuga zanjye n'abakurikira iyi THM Ministry ariko by'umwihariko reka nsuhuze Nicodemo muri Oyipa nsuhuze Jean Paul nsuhuze Charles nsuhuze Isa umuryango wa Uwezo Chief Director wa Uwezo Omari nsuhuze perezida wa Uwezo yitwa Claude bari muri Amerika nsuhuze Zahara nsuhuze kari benshi nsuhuze Katsa nsuhuze umuhanzi witwa Feza Boy nsuhuze ni benshi abantu mushaka ko nzajya mbasuhuza mujye mwandika no muri comment mujye mu cyangwa no ku master team n'ikiganiro cyanjye uze kwandika uti unyandikire inbox umbwira uti uze kunsuhuza so right now dufite umukobwa mwiza pe umukobwa ushaka kumbaza uti se karabo yaturutse he uwo mukobwa ni umukobwa ahantu yaturutse rero muraje muhamenye ariko ni umukunzi wanjye pe ni umukunzi wanjye yakunze ibihangano byanjye kuva kera icyo gihe rero ejo bundi twaje gukorana ikiganiro n'umuhanzi umwe ariko ndakeka no mu bindi biganiro twagiye tubivugaho tubabwira ko abantu bashaka ko tubakorera promotion mu bintu mukora mutugane muhamagare nimero iri kuri screen uyu mukobwa rero nawe yarabyumvise aravuga ati kumbi ni na karabokimana waje nsanzwe mufana reka nje kumureba rero reka se mwakire gute reka nkwereke reka nkwereke ngiye kwakira nkundi iyo mbona twicaranye nk'uku ndimo nirebera mu maso hawe niyumvira ko kajwi kawe gatuje karyoshye baby yo ni wowe kibasumba abandi barabeshya ni wowe misi abandi baradushuka cyo ngaho ngwino twicinyira kadiho baby simbuka baby zenguruka hasi hejuru hiburyo hibumoso welcome on studio amazina yawe amazina yanjye nanjye nitwa Shasha witwa Shasha izina kurya ribanje kugutonda se Shasha ni muntu ki bere yuko wenda tujya mu bindi bintu bitandukanye Shasha akora iki Shasha no murundi kazi okay adandaza alimentation okay turagwaye karibu natwe okay uzaje kudusura turabe nzaza cyane nanjye nagukunze nishimiye ukuntu twaganiriye behind of camera nyine umbwira uburyo nzi ariko n'abantu nyine batumvise ikiganiro twa turimo turagirana nyuma ya kamera
wabwira abantu nyine uburyo uzi karabokimana. karabokimana ndamuzi ukuntu handi ndamubona ari kumwe n'abantu mu Rwanda nyene kuri YouTube bashutinga nyene ibintu bimeze neza. Wabibonaga gute? Nayibona ari ibintu nyene by'amavuta. By'amavuta. Wari ufite inzozi zo kuzahura nanjye? Nari mfite inzozi zo tuzohurira ngaha mu Burundi wacu. None se wumvaga niduhura first of all wenda ushobora kuba wambonye ibyo expectingaga cyangwa ibyo wiyumvishaga ntubikore, ariko wumvaga numbona bwa mbere uzakora iki? Nzokuha bizu. Wallahi. Noneho rero reka babwire ibintu bihinduye isura, reka babwire noneho naragenze Burundi ubu noneho ibintu byanryohanye usinde byifatamo gute? Wow, ariko thank you. Urashaka kumabizo? Kweli. Okay, nta kibazo. Noneho mukanya gatoya abantu baze gukomeza gukurikira mukanya ndaza kuguhereza umwanya noneho umebizo, sibyo? Je rwose ndi inshuti ya bose, ndi mukwano gwabanji. Ndi inshuti ya bose, nkunda abantu. So ufite imyaka ingahe by the way? Jeff imyaka 21. 21. Ubwo ni 21 mu Rwanda niko tuvuga. Okay. Ariko uri mwiza by the way. Uri mwiza, meze neza. Iyo ngofero se kimeze nka za zindi za babombarire. Nanje n'umustar. Uri umustar? Wayikuramo tukareba yo hejuru. Hari ikintu kikirabo mbona katureye. Iki kintu ze. Iki kintu abantu bakurikiye THM Ministry ta. Iki ni cya kintu bagira gutya ngo Kosi. Iki kintu se shaho. Ariko abantu ntibakakinywe cyabica. Ariko uri umustar kabisa. Uri umustar ndakwishimiye. Ndatekereza ko nabantu barimo kukubona uri mwiza. Ese none mbere yuko tuza kujya mu bindi byo. Ufite umukunzi? Umukunzi? Ufite umukunzi? Oya. Wewe. Ufite umukunzi wewe nyine? Umukobwa yankunze. Bantu banje bo mu Rwanda sinzi ko ndi bugaruke vuba. Murabona ko ibintu bihinduye isura. Amazi ntabwo akiri yayandi. Ariko nanjye ndakwishimiye. Nishimiye kukubona kuko nkunda abantu bankunda. Yego. None ufite ababyeyi bombi? Mbere yuko wenda twinjira mu mibereho yawe muri ubu buzima busanzwe, ufite ababyeyi bombi? Mfite ababyeyi bombi. Okay. Ufite mama na papa? Baba hano mu gisagara cya Bujumbura mu mujyi? Ntibatuye mu mujyi, batuye haruguru. Okay. Byiza cyane. Rero ngiye ukuntu nkubona ndimo ndabona uri umukobwa wabasha kuba wakwakitinga mu ndirimbo. Ndagutumiye mu ndirimbo yanjye. Uzaze dukorana indirimbo, wakitinge muri video cyane. Meze neza nyine indirimbo yanjye uyihitingisha. Kuko ntekereza yuko umuntu atagukoresheje mu ndirimbo yaba arimo arahomba. Yaba arimo arahomba cyane. Rero ndagira ngo nkomeze mbwire abantu mukurikiye THM Ministry TV mukore ikintu cyo gukunda igihugu cyanyu, mube patriotisme. Murabona yuko uyu mukobwa kumuhostinga muri iki kiganiro biba ari ibintu byiza. Mbangira ngo nawe aze n'abandi bana b'abakobwa b'abarundi kazi bitinyuke, bamenye ko kuza muri studio nk'uku nguku ni ibintu bisanzwe. Wasanga byibura hari abakobwa mubonye wenda bitinyaga akavuga ati je nabasha kuvugira kuri mikoro se, byashoboka. Kumva nyine aritinye ariko byashoboka ibintu byose. Ubushake burya umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yakunda kuvuga ngo ubushake nibwo bushobozi. So rero ndagira ngo wenda tutarajya mu bindi bintu, kuko urumva tugiye kujyana ikiganiro kirekire, harimo ya bizu yanjye wanyemereye. Nanjye hari akandi kantu ndi buze kugusaba. Urumva wanyemereye bizu, ariko nanjye hari ibyo ndi bugusabe to. Urabyemera? Ari bigoye. Oya ntago bigoye hano. Erega ndi umuntu mwiza, ndi nyangamugayo humura. Wigira ikigongo, wigira ikibazo. Okay. So rero banza
ubwira abana ikikuri ku mutima uyu munsi wa none wenda nekeza yuko aribwo bwa mbere ugeze kuri mikoro za televiziyo cyangwa se kuri kamera nibwo bwa mbere n'ubwa mbere okay nawe nyine ndahageze sasa rero kubera umukunzi wawe byiza cyane bansuze rero abantu wabwiye ko uri buze kuri televiziyo banze ushira impumu nyine banze ubasuhuze wumve nabo bamenye ko uhari nawe uko kuntu urabugenda ubasuhuza urabugenda urushaho kuyakira kuko hana ahantu hameze ukuntu nyine hasa nkaho hatinyitse kwera ukuntu hakoze neza ngire ngo cameraman arimo arahazuminga Edu murabona harameze neza harimo amatara agiye atandukanye harimo intebe zitandukanye harimo tapi nziza harimo uturabyo twiza ngo namashugwe niko bakunda kuvuga mu Kirundi gire ngo abantu murimo murebona ko bikaze rero umuntu yahaje ari ubwa mbere ashobora no kugira koba rero bandusuza abantu ubundi ndakubwira kandi bagukurikiye nyine tuba inshuti zawe abo mushwa kwa mwariganye cyangwa se ababyeyi bawe ni karibu urisanga ndasuje sheri wanje Karabo merci ndasuje na Sonia okay na Emma na Janvier n'abandi bose n'abandi bose bagukurikiye wow none se wenda twagiye tuganira ko wazanye ufite umukunzi ukambwira uti ni Karabo ubundi muri rusange mu myaka 21 ufite waba warigeze gukundanaho n'umusore kuko impamvu ndimo ndabikubaza hari abantu wenda bashobora kubitekereza nyine urumva turimo turacanga abantu muri iki kiganiro ntago abantu baramenya what's going on harakurikira iki nyine we banze ugira mu myaka ufite wigeze wenda ujya mu rukundo mbere nararugiyemo warugiyemo gusa wenda urumva udashaka kubishyira kuri televiziyo okay ni byiza cyane mu rukundo se iyo ubona inkundo z'iyi minsi ubona izi nkundo zimeze gute ni nziza uzigeranyije n'inkundo za kera z'abatubanjirije ababyeyi batubyaye y'ukurikiye amateka y'ukuntu bakundanaga n'inkundo ziriho uyu munsi ubigereranya gute izakera inkundo z'ubu yego sinyizakera yego inkundo z'ubu nyene usange ndibaza nkawe ntazo wokora nk'izubu wokora nk'izakera none wowe nyine inkundo z'ubu ni izo nziza cyangwa egera mikoro ngubu inkundo z'ubu ntabwo ari nziza izakera nizo zari nziza kubera icyo umunsi uvuga ko atari nziza uyu munsi mukundanye n'umuhungu arakubwira ngo shaka ngumpe kunjya y'abakuze Rwanyonga warahirwa nyonga harahiye kuko harahiye arakongotse ariko iki kiganiro umuntu utagikurikiye rero afite n'uburwayi bwo mu mutwe kuko iki kiganiro ndumva ibintu birimo biravugirwamo n'ubwa mbere naye ndimo ndabyumva ariko nuko ratakomeza mwana nuko uti injya yabakuze sha injya yabakuze rero banyarwanda mukuri iki kiganiro ngo ni kuri ntuzara uriya papa cyangwa yigeze kuvuga ni papa cyangwa ngo ni kunsutsa nuko twikomereze akakubwira ngo baba bashaka nyine kunjya yabakuze ukabitekereza iki none egera mikoro bakumvirize neza umubajije ko ati kunjya yabakuze none nibiki ngo tujye gukina akanyegerano mu gitanda nyene ibintu nk'ibyo none se ni abantu bakundana uba wumva batahana iyo njya yabakuze kandi n'ubundi baba bakundana oya iyo njya ijya abantu nyene baba babana mutari abantu urumva hari igihe aca yijya agaca yijya cyane nuze kera ubwo ntibyabagaho oya kera byabagaho kera bayirira mu nzu izuba bayirira hanze benda mu mahoteli akoro nawe uri murantwenza n'impamo ya Mungu
ariko wazanga hanga hari ukuntu bajye bibeta inyuma y'insina bintu bagakwakwanya ariko ngaho nde kundorere nuko utinjya abakuze injya bakuze kwe arakubwira ngo sheri ngo ndagukunda ngo I miss you ngo I need you nutwo tujambo bakoresha nanjye urabivuze ndabyibuka ngo baby wanje ngo ikibasumba ibintu nk'ibyo nyene kugira nawe ucumwiyumvamo nyene ugira ati ndakugururiye inzira amarembo umwugururire we akuriringa eko yo njasha tatawe Janarasi narabyasa ati barabikubwiye nka bangahe babiri ubwo kandi bari n'abantu bakuze bamaje kuzana ubwanwa bamaje kuzana imvi no mu mazuru bameze uko wari wabona basaza bazanye n'imvi mu mazuru umuntu akazana imvi mu mazuru bakazana imvi hehe mu matwi akaza kareba agakobwa keza nkawe shahu ngo agiye kukakira igisaza akakibetana mu cyumba umusaza rukukuri Jean yarazanye imvi atacyoga kwashaka kujya ariko kumva ngarashaka injya kwitera utuza ari rimwe na rimwe kweri byarandenze birandenga ndavuga ati mana we yisi ni yakangahe karabaye noneho kabaye tu ese ubu wewe ubona nk'umuntu mwakundana akakwaka injya ukayimuha uwo byaba bimeze bite mwamugeze ku ruhe rugero rw'urukundo keretse mubana tubana niho nayimuha mwakoze mariage ubu reka nkubaza akabazo je ubu ngubu ngana uko ndashaka kukubaza buretse tugende gakeye utaza kunshuka nakubonye kuko ubu ngubu urimo urashaka kunkwepa ubu ngubu uri isugi icyo ari cyo oya uri vierge nyine ntago uraryamana n'umugabo wenda ibyo ubona bitari ngombwa ku simbizi ariko wowe subiza uko byumva je nabyo ndahonja mugawe no guhonja ntago urabonja ubu nuvuga ngo agaseke kari cyapfundikiye ntawe urarumura ngiye kukureba mu maso amasegonda 30 n'ubu taratwenga ndamenya yuko ibyo uvuga ari byo tugende 1 2 3 baragapfunduye oya nakubonye wibesha no okay nimba ukiri sugi ni byiza utarabonja ni byiza ubera urugero n'abandi bakobwa usanga abakobwa benshi muri iyi minsi barimo barabonja cyane barabahonja cyane uzi imibonge iri hano hanze urahura n'umuhungu bwa mbere direct mwahurira mu gihuru rugahana inkoyoyo mwahurira mu modoka sinzi nabo numvishe ngo bigeze gukwakwanyiriza mu modoka kweri mu modoka sha none imodoka ni ikigumira simba isimba ijyahe bariko barakwakwanya habaga harimo abantu benshi noneho hari imodoka ngo harimo abantu benshi ni umuntu wambariye iyo nkuru hano ngo bageze ahantu umuhungu yari yegeranye n'umukobwa begeranye gutya urugingo rw'uwo muhungu rutangira kumuvinga rutangira gusimbuka kweri urugingo uko rusimbuka rero uwo mukobwa nawe aba yabyumvishije yegera umuhungu amwegereye rero ruhana inkoyoyo abantu ngaho bari mu modoka batari ko ibintu twumva ati ibintu turimo turumva biravugira bakomeje guheba basanga ni bya bikaritasi byari bihagaze imbere yabo babwira shoferi ati hagarara babajugunya hanze ati toka mwagegera mwe butatera umwaka w'imodoka babashyira hanze ariko urumva byabaye inkuru rero kuba ukiri isugi ni byiza biranshimishije bibereye urugero n'abandi bakobwa rwose bakomeze bibombarike bakomeze bitwararike kuko buriya urugingo Imana yaguhaye si byiza ko urukoresha mu buryo butari bwiza ni byiza ko ukora igihe cyarwo cyarageze urumva uze no kumfasha turaza gusengera abantu ingingo zirimo zirananira cyane njya nkunda kubasengera wenda nkabona bibaye nkaho bituza ariko none ingingo zongeye zasaze ingingo z'abahungu zirimo zirakora akazi neza abakobwa ibintu birakaze ese ubu ni ukubera iki
isi banzi isigaye ishyushye hari cyane abantu barashyushye bafite ubushyuhe hari indirimbo mu Rwanda baririmbye vuga ngo abakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite ubushyuhe aba bana n'abana nabo ngo basigaye bagira ubushyuhe abana bafite ubushyuhe bazongeramo ako kantu bagahitinge neza kwe abana nabo basigaye bagira ubushyuhe dore ejo muri ingezo gucana umuntu twana turimo kurirana agahungu n'agakobwa nabiyo ni murekura rimwe ukavura umuhito tumugende muko barikurana barirukana bagenda bavura ndabakubita ndabako none ubwana butoya akana gafite nk'imyaka 12 nakandi gahungu gafite nk'imyaka 12 burirana bahirikana munsi natindaje atireka tujyamane nuko rata sasa uyu munsi ntekereza yuko wambwiye ko ucuruza alimentation akakanya wamaje ku umusitari iki kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane ntekereza ko nawe uri bubibone sibyo nkuko twabiganira inyuma ya kamera twaganira ibintu byinshi nkubwira yuko ufite ubwiza bwinshi unanyemereye waza gutanga nimero yawe abahanzi bakaba bagukoresha muri video ariko noneho bakagukoresha muri video mu buryo bwiza sibyo batanza bakunjya oya nanjya nagira ugusaba kunjya nkabirana nabonye bihaye uzambwire nzakubwira wumvishwe ukuntu ibintu systeme bihaye bango bayibiririmbisha ngo twaka imbere ngo rimbareki akinyuma ceceka ibyo bintu utabiza nahangaha byakinyuma nuko ariko baze kugukoresha ama video abakinnyi abantu mufite ibigo bikinisha amafilime mufata uyu mwana w'umukobwa afite impano nyinshi urumva iyo alimentation akoramo ntagariye ni yiwabo ariko namubwiye nti aka kanya nawe wabasha kwikorera yahejeje amashuri yasoje kwiga so kuba yaza mu mafilime cyangwa akakitinga mu ndirimbo z'abahanzi nabyo bisigaye bigira amafaranga byaba byiza welcome muri showbiz ikaze rwose ngwino mu myidagaduro ukorera amafaranga ibintu bikomeze bigende neza cyane sibyo nshaka nanje ko nzoba mu minsi zangira nkuko driving okay byose birashoboka kuko n'abariya bose ubona bakobwa babyitwara banyonga imodoka bahereye hasi nkuko nguko bagenda bazamuka ibintu bikomeza kugenda neza yes rero ndagira ngo wenda turimo gusatira umusozo n'utuntu dutatu giye kunkorera sasa cameraman buriya noneho ubu ngubu be uri standby kugira ngo ibintu byose bigiye kubera hano bitaza kugucika so ariko before yuko ibyo bintu bikurikira reka mbanze namamaze mbwire abantu muri ahantu henshi yagiye atandukanye ku isi aba diaspora abatuye muri America Australia Russian mu Faransa abantu nyine benshi murabizi ko tuzeranye batuye mu bihugu bitandukanye n'abari mu Rwanda wifuza gutemberera u Burundi ukifuza ahantu ho kurara heza ngire ngo cameraman aducishirizeho iyi hoteli yo kwa Chanceline Star Hotel yitwa Chanceline Star Hotel niho ndara ubu ndava hangaha muri studio mita njya kurarayo njya gucumbikayo si uko harara gusa ni naho nirirwa na ahantu heza ni hotel iri ahantu mu rupangu haba hameze neza hari full security so wahagera barateka ibiryo byiza cyane wahabona icyo kunywa harimo ibyo kunywa bitewe n'imyemerere yawe byose nyine urumva buri kimwe hari ibyumba marooms meza douche n'amatoilette bikoranye biri kuri standard iri hejuru ntago bisaba kuba ujya muri douche ngo ujye kwirirwa wunama urutirigongo rwawe wenda rugira ikibazo urugero ushobora nko kuba urwaye umugongo ukaba wavuga uti subunda ajya ahantu hari ibase yo kunamamo oya bo urafungura ni za robine ziba ziri hejuru gutya sinzi ukuntu harya mujya mubyita urafungura nyine amazi akimena ukihogira urumva ko nahantu heza hari toilette ziri stable nziza cyane imbuga yaho kuyigendamo na ahantu hatavunagurika urumva nanjye ahantu ngenda numva ndi safe ni heza n'umuntu ufite disability you are welcome ngwino rwose so ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuvunyisha cyangwa ugahamagara kuri iriya nimero ureba kuri screen zawe cyangwa se ukanampamagara nanjye nkakurangira muri iki gihe nkiri hano kuri please
250 akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 8 gatandatu 8 5 5 karindwi 8 4 iyo nimero iri no kuri WhatsApp zose ziri kuri WhatsApp so kora subscribe kuri Tarsis Hope Ministry udufashe gusharinga iki kiganiro nizere ko cyabaye cyiza cyane ndagira ngo iki kiganiro abanyarwanda mu gikunde Manibu Irene Gerard Mbabazi Kasiye Pizo Muvunyi Eminyawe abanyamakuru mwese Big Mani Bakti mumfashe uyu mwana w'umukobwa tumugeze muri showbiz yo mu Rwanda muri entertainment yo mu Rwanda yakora ibintu byiza cyane naza muzamfashe kugira ngo tumwakire neza kandi ndabona ko azahindura industry yo mu Rwanda naho hari ikindi kintu nako azongeramo nahani Burundi kandi baguprofite ibinyamakuru bigukoresha ufite nimero ya telefone ku buryo use nk'ubu iri alimentation ukoreraho ni y'ababyeyi bawe birumvikana irimo amahera ngahe irimo miliyoni 3 none se kari y'ababyeyi bawe kandi mukamufite abandi bana muvukana uyu munsi wa none hari nk'umuntu wakwikunda akavuga ati uganira neza uri umwana mwiza akifuza kugushorera ukaba wifitiye iki igishoro cyawe ufitiye alimentation yawe si byagushimisha cyane bagufasha baguha amafaranga boba bakoze uzajya ubaha ibiganiro abantu bawiteho bahereze nimero yawe tuze kureba ko abantu bakigira umutima w'urukundo nimero yanjye Prisi Desa 57 ego 67 ego 998 okay ivuge mu Kirundi ni Prisi akamenyetso ko guteranya akamenyetso uri kuranwe okay bivuge mu Kirundi nacyo uko mubisigura akamenyetso ko guteranya 257 ego 67 ego 998 okay subira yari hejeje oya sindayiheze ego 785 okay yisubiremo noneho ndayisigure mu Kinyarwanda akamenyetso ko guteranya 257 257 257 67 998 998 785 so thank you urakoze cyane so noneho ndagira ngo cameraman nagira ndakuririmbira akarimbo ka gato ugira vuba akabizo kanje my friend my dear baby wanje ndagukunda ndakubonye rimwe numva umutima uryohewe no kubona iminsi 10 byoca birenga my dear wangu nakupenda sana cameraman zoom ingana nyereka akabizo kanje nereza sha yo hiya sha ariko abantu giye bavugiye ngo Patrick ngo ngiye ngo nago ndi umustar murabona genda hitinga mu Rwanda nkayitinga Burundi nkayitinga ahantu hose mwe murotsifu abantu babotsifu barimo baraza bavuga ibintu bibyaho vyo birahonga murabona ko ndimo ndahitinga ku bana beza nk'aba ngaba basobanutse bavuga bati karabo turakwemera so giza cyane thank you urakoze cyane kabisa nanjye nuza mu Rwanda nzakwakira neza nzagufata neza so nanezerewe naryohewe no gukorana ikiganiro nawe Imana iguhe umugisha namwe murakoze Imana ibahe umugisha mutere muje imbere yes byiza cyane rero twari twakiriye umukobwa yitwa Shasha yatuganirije twishimye so mbere yuko nsoza reka nshimire abantu mwakuri iki kiganiro by'umwihariko nshimire iyi ministeri ya Tarsis Hope Ministry ari nayibamo iyi Tarsis Hope Ministry TV ubwo ndavuga Tarsis rwose ni umugabo wakoze ikofi abantu mutari mwamona n'umugabo wakoze ikofi n'umugabo usobanutse ndagusuje cyane Tarsis nshimire cameraman dutwabanye ni burimo uri inyuma y'ibi byose nshimire Emma wampaye amahirwe yo kuganiriza uyu mwigeme nukuri nanjye nishimye cyane nshimire n'abantu mwese mwaduteze amatwi mbabwira ngo nimba mwifuza ko twongera kwazanira ibindi bintu byiza cyane andika comment ese ubundi ngiye no gutayereka ndabura iminsi mikeya magume cyangwa
nze mu Rwanda muranyeneye ni mu biba ngombwa ko mpaguma Tarisisi arabibona n'umugwiza tunga afite amahera afite amafaranga menshi yarambwiye ati wowe nagufata ugakora imyaka 5 nkwishyura everything urumva so rero ndumva ibintu byagenze bon turagaruka vuba see you next time ewan keep love mukomeze muryoherwe. Yes guys, nizara ko mwamaze kuryoherwa neza cyane mwabonye ko ibintu byameze fresh bijya karabokimana afite impano nyinshi zigiye zitandukanye bana kweli abantu mubana mukurikira THM TV mwahisemo neza n'ibintu bimeze neza cyane mwabonye ibintu ukuntu bigenze cyane nibendeye behind camera nta nijamuna nifise natekanye nyene ndabibureta bwagiyemwe amazi ndabimaterial kanye itanani kigwa ibintu biragenda neza baragenda baraganira mpaka ibintu bigenda fresh sana je rero nyene nje kugira ngo ndabasezere nta byinshi mvuga ko nta na comment ngira kubera nyene ibintu byose biba byiyujuje nk'ibisanzwe ariko ndabibutsa kubana mugira subscribe kugira ngo tuboneke mu comment supportinga guys. Please muge subscribe kugira ngo tubana tubona ko turi kumwe gatano kuri kagenzi kako yari bakire Emmanuel Speedo nk'ibisanzwe kuri screen zanyu THM TV. Ciao ciao, hasta la vista, à la prochaine.